Biblia wa mwana wagiza amanota ya mbere Itwa Maria Leontine w'inyamasheke bikomeje gukorana no kubagasa mutwe benshi batangiye kuvuga ko bishobora kugira uwo bihitana mu burezi bashingiye ku mvugo za bamwe mu bayobozi bari kujya bavuga bongera bivuguruza ibikomeje gutungura benshi babanje kuvuga ko yagenda kuhagera nyuma bavuga ko bamushatse bakamubura none batitwitabwe n'undi utariwe babanje kuvuga ko yagenda kuhagera nyuma bavuga ko bamushatse bakamubura none batitwitabwe n'undi utariwe State Minister Obita Irere ikiganiro yakoze kuri televiziyo Rwanda cyatumiye benshi bongera kubibazaho uko yabisobanuye kuri televiziyo bimwe yavuze akabisabira imbabazi benshi bahise babinenga bati birutwa niyo mushesheka ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko gari binyoma bari guhimba babanje kuvuga ko yagenda kuhagera nyuma bavuga ko bamushatse bakamubura none batitwitabwe n'undi utariwe babanje kuvuga ko yagenda kuhagera nyuma bavuga ko bamushatse bakamubura none batitwitabwe n'undi utariwe abandi bantu bagiye mu ruhande rw'abayobozi murabo hakaba harimo na Scovia